Umuntu wangoye twakoranyeho n'umugabo witwa Theo. Theo nde? Theo bose babireba, hari record twakoze biranga. Tubahaye ikaze bakunzi ba Muri Creative TV. Uyu munsi nk'uko musanzwe mubimenyereye tugenda tubasurira bamwe mu bastar cyangwa se bagiye bafite ibintu bamenyekanyeho cyane cyane abakinnyi b'amafilme, abaproducer, abahanzi. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umwe mu ba producer baproducinga umuziki wa audio, amenyerewe cyane mu gucuranga gitari, piano, akaba ari n'umuproducer nyine nk'uko nabivuze haruguru ucuranga indirimbo cyane cyane za gospel. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Mwatangira ibwira abanyarwanda? Njye nitwa Nganizi Alpha Rene, nkaba ndi umuproducer nk'uko bivuze, ndi n'umucuranzi mu nsengero, ndacuranga indirimbo za gospel cyane cyane. Uhuza ute gucuranga mu rusengero no kuba uri umuproducer nyine ukorera, kuko ntabwo ukora gospel gusa ndibaza? Ntabwo nkora gospel gusa, ariko inyinshi ni gospel, ariko uburyo mbihuzamo n'ubundi ibintu bijyanye na musique n'ubundi na production birajyana, kuko ntabwo wakora production utazi musique. Rero niyo mpamvu bijyana, byose turabifatikanya kandi bikagenda neza. Usengera muri Edeni? Ubusanzwe nsengera muri ADPR. Biragoye kumva umuntu ucuranga muri ADPR agacuranga n'umuziki, agacuranga hip hop, agacuranga n'izindi njyana za secular. Ntago itorero ryari bigiraho ikibazo? Oya, ni akazi tuba turimo kandi ntago yubujijwe. Ikibi nuko wakora ikibi cyangwa ugakora icyaha, cyangwa se bikaba byakuzanira ingaruka yindi kubwo gukora amasekira, ariko tuba tubyemerewe kuko ni akazi kose. Nk'uko nawe waba uri umunyamakuru ukajya no gusenga muri ADPR, nanjye niko nsengera muri ADPR nkaba ndi n'umuproducer. Ndashaka unyuriremo ubuzima bwawe kugira ngo ube producer kugeza kuri iyi saha. Waciye urambwira aho wabyize, urambwira urugendo rwo kugira ngo ube producer kuri iyi saha, aho rwatangiriye. Kugira ngo mbe producer byatangiye kumenya gucuranga piano, niyo nahereyeho. Ndangije nyuma njya kubyiga, nabyize ndangije kwiga amashuri asanzwe, nahise njya kubyiga, nabyize muri Kenya, niho nabyigiye. Noneho ngaruka mu Rwanda mbizi neza, njya muri studio ndakora bisanzwe, ariko ubundi imbere yaho narabikundaga, kuko nakundaga kujya mu studio bari gukora, nkumva nshatse gukora ibintu bya musique, kuko n'ubundi musique isanzwe ari impano yanjye. Rero nkumva nshatse kubikora. N'ubusanzwe nari nsanzwe ndirimba mu makorari, ndi umuririmbyi, ariko nkifuza ko naba n'umuproducer wakora indirimbo z'abaririmbyi. Nuko ariko narabyize ndabirangiza, nkomeza no kwihugura muri rusange. Nje no mu Rwanda rero ngarutse mbona akazi muri studio ndakora nta kibazo. By experience, njyewe nkuzi muri studio imwe tutari buvuga izina. Hari indi studio waba warakoreye mbere yo kugera muri iyi ngiyi urimo? Hari izindi nyinshi nagiye nkora mu studio menshi cyane, ariko kubera studio hari uburyo twakoragamo, umuntu akava muri studio imwe akajya no mu yindi, ugasanga ukora mu studio menshi. Ariko ubu ngubwo nsigaye nkora muri imwe, ariko aho bankeneye hose ndahagera nta kibazo. Ndashaka noneho unganirize. Ngende umuhanzi sinzi bya studio, ndashaka unganirize muri studio bimeze bite? Ubundi muri studio umuntu araza ari nk'umukiriya avuga ngo wenda kaje gukoresha indirimbo, ariko babisaba imbaraga nyinshi n'umwuka mwinshi, waje witeguye uzi ko uje gukora indirimbo. Yaje rero biterwa n'uko aje. Hari uza ashaka ko tumukorera live full, hari uza ashaka ko tumukora semi live, hari n'uza ushaka ko tukamukora ibijyanye na systeme yo muri machine, nta bijyanye na musique, amagitari, drum bitarimo, harimo nyine bya machine bisanzwe, atari live full. Hari noneho n'uza akavuga ngo nta bya magitari akeneye, nta biki, tukamucurangira bisanzwe kuri piano gusa. Ariko bivuze ngo rero n'ubundi ushaka gukora indirimbo ubuzi ko nyine uje mu kazi, ntabwo uza uri
ucitse intege cyangwa se ngo uze utakoze practice ihagije, byibuze biba byiza ukaza wakoze practice ku buryo uza bikakorohera, kuko abenshi bikunda kubananira cyangwa kubakomerera bitewe n'uko bahagera ugasanga ntibarepese indirimbo, ugasanga biratugoye nabo kandi birabagoye, ugasanga we amaze nk'iminsi 2 ari ku ndirimbo imwe gusa, ariko hari uwuza bitewe na practice yakoze cyangwa se ubuhanga bwe afite cyangwa impano afite, ugasanga umunsi umwe cyangwa se amasaha make akoze indirimbo irarangiye. Rero nuko nguko bigenda bikorwa buhoro buhoro, ariko biterwa n'umuntu uwo ari we, niwe uduha uburyo tumukorera. Bijya bibaho ko umuhanzi aza muri studio bakamwirukana agataha? Bibaho ariko ntabwo bikunze kubaho cyane. Burya nk'iyo umuntu yaje ukamusubishamo inshuro zirenze 5 10 atarabifata, uwo nguwo ubona ko nyine nta repetition yakoze. Biba byiza rero ukamubwira agasubirayo agakora repetition ihagije, akazaza ari tayari gukora indirimbo, kuko biragoranye gukora umuntu umubwira ngo asubiremo ukabona nta kintu na kimwe birimo birahindura, ukabona nta kintu ari guhinduka, uramwihorera agataha ahubwo akazaza yabyiteguye neza. Hari igihe umuhanzi aza muri studio ukamusubizaho agataha. Ese ari igihe umuhanzi yaza agataha afite impano? Afite impano ntago yataha, keretse ari bukore wenda nk'indirimbo nk'ebyiri cyangwa 3, yenda imwe atayiteguye neza, ariko kenshi ntago ataha, kuko no muri studio bahimbiramo. Ashobora kuza nta gahunda yari afite yo guhimba, yakaza yakumva musique nziza iryoshye akavuga ati ngi nayiririmbamo, yakaza yakumva inspiration zije agahita akora. Ntago rero abantu b'abahanga cyangwa se abantu bafite impano tubasubizayo, ahubwo turabakorera nta kibazo. Ese ntibaho ko umuntu aba afite impano ariko studio ikamunanira, buryo nyine kwactinga muri studio? Ndavuga umuhanzi ugitangira, kuba ashobora kuba yicara muri iwe mu nzu akaririmba neza, ariko byagera muri studio bikanga. Ntago bikunze kuba cyane, kuko buriya muri studio habamo repetition nyinshi. Rero iyo ugiye gukorera umuntu mwabanje kuganira, babanje kumuha ikiganiro, mwabanje kenshi nkatwe nk'aba Kristo dusenga, turabanza tugasenga mbere yuko dutangira ku recordinga. Urumva rero akenshi tuba twabanje kuganira, tuba twabanje gusubiramo iyo ndirimbo, tuba twabanje kumukuramo ubwoba, kuko abenshi baza bafite ubwoba, kuko studio itera ubwoba cyane ku bantu baje bwa mbere. Abanza ukamukuramo ubwoba, ukamuganiza, ukamubwira ko ari ibintu bisanzwe, akaririmba nk'uko n'ubundi yaririmba ari mu rugo, akirekura. Icyo gihe ndumva twaganiriye neza, ntago yagira ubwoba ku buryo bigera naho ataha. Ninde muhanzi ndashaka kumbwira izina? Ubu tugeze noneho mu gihe gikomeye, ndashaka kumbwira izina ry'umuhanzi waba barakugoye muri studio. Abahanzi bangoye ni benshi cyane. Umuntu wangoye twakoranyeho n'umugabo witwa Theo. Theo bose babireba, hari record twakoze biranga tugatangira mbese umunsi urindi urangira bitaravamo ibyo dushaka ko aririmba, ariko nyine byaje gukunda, ariko urumva byaje gukunda ariko byabanje kunanirana. Iyo tuvuze ibyagoranye ntabwo twavuga noneho ibyihuse byagenze neza, ndavuga muri studio. Ninde mwarakoranye neza muri studio? Abahanzi ni benshi baza b'abahanga bagakora, ukabona ni ibintu byoroshye cyangwa se ni ibintu biryoshye. Buriya gukora umuntu w'umuhanga ni ibintu biba biryoshye, kuko ntago akugora, ntago utuma uvuga amagambo menshi, ntago atuma birambirana, ahubwo arajya kuri microphone agakora nk'inshuro zigeze nko kuri 3 cyangwa 4, ibintu bikagenda neza. Ariko navuga nk'umusore w'ikibungo tuziranye w'inshuti yanjye witwa MC Emi. Ngo rwose biroroshye, ni umuhanga cyane. Hakaba n'undi twakoreye muri studio witwa Dominic Nick, nawe ntago bikomeye rwose, biroroshye, birihuta. Ni benshi cyane, ni benshi cyane, ntago navuga ngo mbarangize, ariko vraiment harimo abahanga batworohereza mu kazi cyane. Muri kano kazi kawe rero ndashaka kumbwira ni iki byaba byarakumariye? Aka ni akazi nk'akandi kose, kuko
nditunze, mbona amafaranga atari make cyane, kandi mu by'ukuri mbasha kubaho mu buryo busanzwe, nta kibazo cyane kibaho. Gusa ni akazi keza kandi buri wese yakora kumva ko akoze akazi keza. ni icyo wabwira umuntu ufite inzozi zo kuzaba umuproducer ariko utarabitangira? Namubwira ngo ni byiza vraiment, umuntu wese wumva yifuza kuba producer yumva afite n'iyo mpano ye, byaba ari byiza, kuko ubu producer cyane cyane burya uzarebe ibintu bijyanye n'imiririmbire cyangwa se ibintu bijyanye na musique, ni ibintu bituma umuntu ahora yumva anezerewe, yishimye. Kuba mu muziki, kuba mu bintu biyunguruye bigiza mu matwi y'umuntu, uhita uba wumva uri ahantu heza cyane. Kuko njya ndeba nk'umuziki, uzarebe bajyaga bavuga ngo umwana ngo iyo arakaye ngo ugacuranga umuziki ngo arishima, cyangwa se iyo umuntu wumva ko ari stress cyane mu mutwe kubitamo umuziki ahita yumva aruhutse. Rero ibaze iyo ubibamo buri munsi uruhuka cyane. Rero nababwira ati vraiment ibintu by'umuziki ni byiza, muzaze mubijyemo namwe mukore, ni byiza cyane vraiment, nabashishikariza kuza bagakora nabo. Iyo umuntu agiye gutangira akazi, cyane cyane wenda dufate nk'urugero nko ku mukinnyi w'umupira, aba afite umukinnyi akunda, wowe ninde mu producer nyine waba warakwinspire kugira ngo utangire iyi kariyeri yo kuba umuproducer? Ni benshi cyane, kuko n'ubundi nabigiyemo. Hari abantu twe tuziranye ari abaproducer. Hari uwitwaga John P, we akorera muri Kenya. Hari uwitwa Simeo akorera i Kigali, kuko ndi kuvuga abantu ba hafi yanjye twakundaga gukorana, ndetse bampugura, batumye mbijyamo neza. Hakaba n'undi witwa Viera, we aba mu Bufaransa, nawe ni umuproducer nkunda cyane, nawe nkunda gukurikirana umunsi ku munsi. Mu Rwanda hari abaproducer nyine baba barubatse izina hano i Kigali, ndashaka umumbwiremo nk'umuntu uvuga ati uyu nguyu iyo akoze ikintu kiranshimisha. Sinzi ngo nakubwira gute, kuko ibintu amaproje basohora cyangwa se bakora, mba numva ni byiza pe, ariko mba numva bari ku rwego rusanzwe, kuko wenda abo hanze nibo nkunda kureba cyane, cyangwa se nkunda gukurikirana cyane uko bakora, nkareba ibishya byabo, nkareba ibintu bakora nkabyishimira. Aho mu Rwanda sinzi, mba mbona wenda ari ibisanzwe, ntabwo sinzi ngo nakubwira ngo ninde, ndumva mba mbona ari ibisanzwe. Ntabwo ndi kubaze rero nk'abakinnyi ngo nkubaze ngo ukundiye gukinira ihe kipe, ni ihe kipe wumva wakifuza. Ndakubaza nk'umuproducer, ni iyihe ndirimbo kugeza ubu ngubu mu Rwanda ukunda? Urambwira muri gospel, umbwire no muri secular. Muri secular mu ndirimbo yitwa ya Ivry yitwa Quarantine Love, narayikunze cyane, numvishije irimo ubuhanga. Muri gospel rero nkunda Tujyane ya Bigizi Janti, ndayikunda. Ari umugabo nsanzwe nanamukunda cyane. Nkakunda n'indirimbo yakora Ritabaza yitwa Nuba Amaso. Ntabwo nakurekura ngo ugende rero utanganirije bimwe mu bintu bibera muri studio. Ndashaka umbwire n'iki kintu amabanga abera muri studio wambwiraho, uraza no kumbwira n'akantu kaba karabaye muri studio nawe urimo gatangaje. Kaduhere ku mabanga. Amabanga ya studio rero imba navango ni umwihariko wabo. Sinzi wenda ngo navuga yahe, ariko ubundi studio ni ryo terambere ry'abaririmbyi, kuko ntago watera imbere uri umuririmbyi uvuga ngo ujya kuririmba gusa ku materehe utarakoze indirimbo. Gukora indirimbo biba byiza, kuko iyo wakoze indirimbo bituma impano yawe igenda imenyekana, ndetse n'umuntu utazi akamenya ubwo butumwa ushaka gutanga, utazi n'ababwumvishe ngo ni bande, gusa kuko wakoze indirimbo ukayitanga ikagenda yumvwa n'abantu benshi, ndetse igakundwa n'abantu utazi, bamwe bakagukunda utabazi. Ni ukuvuga ngo rero studio ni ikintu gikomeye cyane.
abantu mufite indirimbo mubitse mu makaye mutajya musohora, muze tubakorere kugira ngo ibintu bizagende neza. Wenda niba ngombwa turaza kubana nimero kugira ngo umuntu uzajya ushaka gukora indirimbo ajya duhamagara. Hari n'abo dusanga mu ntara tukagenda tukabasanga mu biturage aho bari, tukabakorera, tugatwara ibyuma, tukatwara ibikoresho, dukorera n'amakorari. Hari amakorari menshi twagiye dukorera. Rero nka korari ishaka gukoresha iratuhamagara ikatuvugisha, tukagenda, biterwa n'icyo twapanze. Dushobora gupanga ko tubashyira studio iwabo cyangwa se bakaza bakadusanga i Kigali, biterwa n'uko babishaka. Ariko twebwe tujya dukunda gusanga abantu ahantu bari hose. Ariko ikindi, twebwe turi abantu tudakorera ku mafaranga. Reka nkubwire, umurundi wari kumbaza amabanga ya studio, abaproducer benshi, ntago ngiye kugaya abaproducer bamwe na bamwe, ariko hari ugukorera bitewe n'amafaranga umuhaye. Hari uha amafaranga make akagukorera bitewe n'amafaranga umuhaye, akavuga ati umuhaye make nanjye kamukorera nk'ibyo nk'amafaranga umuhaye nyine. Ariko twebwe uko dukora ntabwo tugendera ku mafaranga. Iyo twaguhaye promotion tukagukorera ibintu byawe, tubyitaho bikomeye, kuko tuba dushaka yuko ibintu twakoze bisohoke biryoshye, bisohoka biryoheye amatwi y'abantu, tubyitaho. Rero ntitwita ngo waduhangahe, iyo twavuganye, iyo twaguhaye promotion turayiguha, ariko tukagukora n'ibintu byiza. Rero muri iyi minsi turimo turatanga promotion bitewe n'ibihe tumazemo iminsi bya corona, byatumye amafaranga agenda agabanuka ahantu henshi. Ubu rero turi gutanga promotion ku bahanzi, ku makorari. Rero no gufatirana hakiri kare, promotion itararangira. Turaza kubaha nimero, muze kubihamagaraho abaza kureba kino kiganiro. Mufite indirimbo zanyu cyangwa se mufite indirimbo z'amakorari, cyangwa se hari uwo ufite ku ruhande ushaka guteza imbere ku bijyanye n'umuziki wiwe, watubwira cyangwa se ukamubwira, ukamuha izo nimero akaduhamagara, tukabaha promotion, tukabakorera ibintu byiza cyane mukishima. Ikindi rero wari wambajije, bambwiye ngo umbwire ku bintu byambayeho muri studio bitangaje. Ni ibintu byinshi cyane kuko mbimazemo igihe kitari gito, ariko hari ikintu cyansekeje numva n'ubwo ntazapfa kwibagirwa. Ni umuhanzi umwe ntashaka kuvuga mu izina. Oya ntabwo nakwemerera. Ndashaka ko nawe umumbwira, kuko nyine nibyo dukeneye cyane. Murabikeneye, ariko impamvu wenda bitewe n'ibintu byabaye, yahita yumva ko twamusebeje mu bantu, kuko ntago ari ibintu byoroshye byabaye. Reka noneho reka nkorohereze. Ntabwo uri bumbwire nyine ngo ni runaka, ariko urambwira byibura kariyeri arimo. Kariyeri arimo ni gospel, ni umugospel. Yari arimo aririmba, twe turimo turamukorera indirimbo ari kuririmba. Yifuza kujya mu bwiherero, ajyamo. Nyuma mu kugaruka rero, agarutse kuririmba biranga neza. Arangije mu kudusetsa cyane aravuga ngo ubwiherero butwaye umwuka wose. Icyo gihe twamuhaye ikiruhuko aritahira, agaruka rero atagiye mu bwiherero, nibwo twongeye turakora. Nabundi byari byanze neza. Ibyo bintu byaransekeje cyane, n'ubu ntazigera nibagirwa mu dukoryo twambereho muri studio. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro twagiranaga nawe. Nk'umuntu uzakureba yifuza gukora indirimbo, ni hehe yakubona? Ahantu hansanga ahambere ni ku makontakte yanjye, cyangwa se ku ma email yanjye turavugana, cyangwa se ukansanga kuri studio. Cyane uburyo uze ukagera kuri studio yo bita Capitol Record urambona, iyo uje muri Green Mountain urambona. Ni ukuvuga ngo ari amastudio wagerayo wambaza ukambona. Nta buryo nka social media zawe ku buryo umuntu byibura yabanza gukontakta, kuko urumva kuza muri studio atakubonye byagorana? Hari nimero mfite y'akazi, niyo nayivuga nta kibazo. Nta kibazo, wayibwira abanyarwanda. Ni 0784 59 665 664. Na Instagram, na Facebook? Byose wandika Nganizi Rene.
Nganizi Rene. na YouTube channel Nganizi Rene. Katugushimire. Nanjye ndabashimiye cyane. Ndagushimiye ko wabanye natwe. Yari Hori Creative TV. Twabanye n'umuproducer mwabibonye. Kugira ngo rero dukomeze kubana namwe, kora subscribe. Ubike gukora comment kugira ngo tubone mwifuza ko tubakorera. Turabashimiye.